Mwaramutse neza mwiriwe muraho mumeze mute biragenda Imana cyabarinze. Nitwa Clarisse ku bantu batanze bambonye bwa mbere. Nitwa Clarisse, ibiganiro byanjye bica kuri YouTube yitwa Mugeni Clarisse. Igiyeho ubona amafoto y'abastari batandukanye bakora sinema, ukanabona n'amavideo yanjye byose ndabikora ya. Hanyuma ndagira nsabe abantu mutarakora subscribe dukorane subscribe rwose, mumbabarire munshyigikire ibintu birakaze hano. Nkeneye subscribe na watch time zanyu, Imana ibahe mugisha. Hanyuma mbonereho no gushimira abantu munshyigikira, abantu tubana umunsi kundi, abantu dukorana urugendo mu biganiro kuva natangira ishano. Nukuri muri abantu b'agaciro, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Hanyuma rero mumfashe tugere ku gihe cyo kuba monetize, kugira ngo turusheho kujya tubagezaho ibiganiro biryoshye ariko turi no gutera imbere. Hanyuma rero niba utarakora subscribe yikore, hanyuma buri kiganiro cyanjye ndabinginze mujye mukora like munagisharinge. Nubona ikiganiro nasohoye kikuryoheye, kugisharinga nta kintu bitwaye, ndumva biba biryoshye. Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire ku buzima bwo mu ngo, umugore n'umugabo, abantu bashakanye. Tuganireho gatoya ku bibazo bimwe na bimwe bitera amadepression abantu bashakanye. Hari igihe zimwe mu ngo zitandukanye, mbosi zose, ariko ingo z'ubu zisigaye zibanyeho mu buryo bwo kwihambiranaho, ariko reka nkubwire, ndashaka kubwira ibimenyetso bizakugaragariza ko umupatina wawe, umudamu wawe cyangwa se umugabo wawe mutakiri kumwe mu nzira yo kubaka urugo. Abantu benshi byinshi turabibona, turabihorana, turabigira mu buzima busanzwe, ariko hari abantu batabyumva like ngo babyumve, bumve bagomba guhinduka, baganire se uburyo byakemuka, cyangwa se banagivinga up, kuko birashoboka. Ajya ubona urugo ufite nta kintu rwose na kimwe usigaje kubura umaramo, except kumva nyine juste ko ufite titre y'urugo. Ibintu rero bimwe mu bimenyetso bizakugaragariza ko umupatina wawe mutakiri kumwe, asigaye yararangiye, urwo rugo urwubatse wenyine. Bo birashoboka, birababaje ariko birakunda. Igihe cyose mu rugo urimo, waba uri umugabo cyangwa uri umugore, igihe cyose uzabona muhura n'ikibazo ugatongana wenyine, like ugatongana n'umuntu mwashakanye wenyine, ukivugisha ukabona umuntu ntago gusubiza, umuntu aracecetse, kandi urabizi ko mbere wajyaga umubwira ibintu bitagenda ukabona aragusubije, ateye komenti cyangwa se aranarakaye, ukamukorera ikintu mu rugo ukabona nyine ararakaye, watinze gutaha se, hari ibintu utari gukora mu rugo neza se, hari ibintu utari kubahiriza, ukamubwira like ukabona uwo mpatina wawe ararakaye, agatongana nyine, akakwereka reaction. Ubu tuvugana ukaba uri kumubwira, ukaba nyine umuganiriza, umubwira ibyakubayeho, ibibazo ufite. Tuvuge wenda ibintu byashize, hari ukuntu biba bikaze mu rugo, ugasanga intambara like mugashwana, cyangwa se ukaba uca inyuma umugore wawe ugasanga birashwanye mugatongana, ariko ukabona usigaye umubwira ikibazo wagize, usigaye umubwira ibikosa bibakora, wabena akicecekera akakwihorera ukamera nkaho uri kwivugana kandi ufite umuntu mu rugo. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko uwo muntu rwose urugo rwubatse wenyine. Ntuzagire umuntu uvuga ngo gutya, urugo urwubatse wenyine. bijya bibaho
ikindi kintu cya kabiri, nubona umuntu mwashakanye atakigufuhira, ukabona umuntu mwashakanye mukundanye mubanye mu mahoro, ariko ukabona umuntu umva umukobwa wa muzehe cyangwa umuhungu wa muzehe rwose nta kigufuhira, nta gishaka kumenya uwo muntu uguhamagaye kuri telefone ninde, uwo muntu muri kuvugana ninde wagutindije, ukabona ntibikimushishikaje na gato. Cunga neza urwo rugo urwiyubakanye wenyine igihe cyose sorry umuhogo wanjye ntabwo uri kugenda neza. Igihe cyose okay, pardon, mfata amazi. Uri kumva? Sorry. Tuba tukiri kuvuga murakoze kwihangana, tuba tukiri kuvuga ukuntu igihe cyose umupatina wawe, uwo mugabo wawe, uwo mugore wawe, uwo mukunzi wawe mubana mu buriri, murara hamwe, mwashakanye mukundanye, igihe atakigufuhira menya ngo urwo rugo urwubatse wenyine, wenyine cyane. Ikindi kijya kiba mu ngo, umuntu akumva ntacyo kimutwaye, ariko kikagira impact ku mibanire y'urugo rwawe cyangwa se rwanyu, kigatuma mutanubaka, ukaba uri wenyine. Igihe cyose umupatina wawe ataguhamagaye, tuvuge uvuye mu rugo uragiye, ntubwiye uwo muri kumwe mu bana nta kintu umweretse, ibintu byose urabyoroheje, like nyine urumva nyine nta communication na gato. Igihe cyose umupatina wawe ataguha communication icyo agiye gukora, what's the next, ngiye aha, mvuye aha, uyu munsi ndakora ibi, mfite inama isaha n'izi, ndajya guhaha iki n'iki, nkeneye iki, nshaka iki, mfite iki. Anyway, igihe cyose umupatina wawe atazaguha information, niba ubizi neza ko atakiguha amakuru, urwo rugo rwubatse wenyine. Ntuzaseke umusingo mada cyangwa se undi muntu wese uba wenyine, urwo rugo urwubatse wenyine. Either urahindura uburyo mubanamo, cyangwa se muganire nyine, wisubireho, umenye niki nkeneye, niki nshaka, ese mu rugo rwanjye harabura iki, ese nakora gute kugira ngo urugo rugaruke, nabigorora gute. Inshuti yanjye, ukeneye gukorera urugo rwawe rukazuka, otherwise urwo rugo rwawe rwubatse wenyine. Iyindi mpamvu izakubwira ko urwo rugo urwubatse wenyine, hari ukuntu umuntu aba tuwateye, urukumva aba tuwateye, ariko atabona, noneho ukabona nyine uburyo yitwara, uburyo asa, uburyo yambara, arabyimenyera. Nta compliment nimwe ituruka ku mupatina wiwe. Umupatina wawe ubundi afite ubushobozi bwo kubwira ati no, wambaye nabi, subirayo uhindure, kandi ugahindura. Umupatina wawe afite ubushobozi bwo kukubona wisize makeup nyinshi, akakubwira ati sinshaka makeup, genda ukureho, ugakuraho. Umupatina wawe afite ubushobozi bw'ibintu byinshi, ariko niba atakiguha compliment ku bintu uri gukora, uburyo witwara, nta rugo ruhari. Kumva
niba koko wambara ukabona ibyo wambaye ntacyo bimubwiye, ukubusa ukabona nta kompurimenti, ugasanga ibyo uri gutekereza byose ntacyo bimubwiye, madamu bose urwo rugo urwubatse wenyine. I'm sorry to say that, ariko urugo urwubatse wenyine. Ikindi kintu nanone kikugaragariza ko urwo rugo urwubatse wenyine, mwembi murakora mu rugo, mwese murinjiza, mubyuka mujya ku kazi, mufite income mukura nyine ahantu hatandukanye, ariko mu by'ukuri mu rugo rwanyu weho wenyine amafaranga yawe niyo yagize icyo amaze mu rugo. Urumva mwese mubyuka mujya ku kazi, either kuba amafaranga y'umupatina wa daparticipa mu rugo aguha excuse, cyangwa se buri gihe ahorana ibibazo, aba ari umugore cyangwa ari umugabo udaparticipa mu rugo, kuko niba mwese mukora, mwese niba mu rugo mufite akazi, murobrije gufashanya, niko urugo rwubakwa, niko rukora. Ariko niba amafaranga yawe akora wenyine, ucunge neza ucunge neza, mufite ikibazo. Otherwise uzisanga uri kumva bitari ibyo, uzisanga urugo rwarakubereye umutwaro, usanga uravunika, kandi umuntu uvunikira ntabwo abyitayeho, nta n'icyo bimubwiye, nta nubwo akeneye kumenya izo mpamvu zawe aho ziva zikagera. Ibyiza rero ni ibihe? Nuko niba umwe yinjiza, nuko niba mwese mukora, amafaranga yanyu agomba kugira icyo amarira urugo. Agomba kugira icyo amarira urugo, mukaganira, mukabivugaho, mukabyumvana, mugasharinga ibitekerezo by'icyo mugomba gukora kugira ngo urugo rwanyu rutere imbere. Niba bitarakunda, wubatse urugo wenyine. Kamaze kw'amazi. Very sorry kabisa. Hanyuma ikindi kintu ushaka kubabwira, niba umupatina wawe atajya kubaza ngo uri hehe, ushaka kugenda gusura inshuti zawe, muri make niba umupatina wawe yaraguhaye liberté yose. Iyo mvuze liberté, ubundi abapatina simvuze ngo umugore cyangwa umugabo aba ari umuzamu wundi cyangwa se aba ari umurinzi wundi uwo bashakanye, oya ntabwo ibyo bintu mbivuze. Ariko niba mubana mu nzu nk'umugore n'umugabo, irifoke ko umenya icyo mugenzi wawe yabaye n'igihe n'ahari. Anytime ukamenya ngo umuntu twashakanye ari gukora ibi, nta kintu yitayeho se, ntaki, nyine ukabimenya tout simplement, ukabimenya kuko birafasha. Ndakubwira impamvu bifasha. Umugabo wawe cyangwa se umugore wawe arakuretse, ugiye kwinywera inzoga cyangwa se ugiye kureba n'inshuti zawe, urumva umazeyo almost 2 days uriyo, ntabwo uhamagara ngo akubaze ngo wabaye amahoro, ntabwo uhamagara ngo akubaze ngo uri hehe, ntabwo uhamagara ngo akubaze ngo urataha ryari. Reka nyine ntabwo simvuga ngo kugukontorora, ariko ntabwo gufasha kuva mu nzira ngo usange umuryango mu buzuzi, ntabyo akora. Icyo gihe uwo mupatina wawe niba kwihora akaguha liberté zose mu buzima, zose uri free, like nk'urugero ku bagore cyane cyane, ukabona umugabo we nta gukontorora, ntamenye igihe watahiye, ntamenye igihe uri bugerere mu rugo, warara wagira ute, wenda nihashira nk'iminsi 3 abana bakubajije niba wafite, azibuka ko afite umugore yaguhamagara kubwira ati ariko usigaye uba
ukumva urwo rugo rufite wubatse wenyine nubwo utabyemera ya wubatse wenyine. Ikindi kintu nanone, niba famiye washatsemo zitagukunda, zitagushyigikiye, tuvuge nyine utajya kwa nyoko bukwe ngo wisanzure, kwa soko ngo wisanzure, and then ukumva uratuje kuba ufite umwana wabo batagukunda, bitinda bishyire kera, uko byagenda kose usibye Imana izaguhagararaho, ariko urwo rugo umenya ngo urwubatse wenyine umwe, bizatinda bizashira. Niba batagukunda azajya gucyurira, nujya iwabo ntiwisanzure, abana bawe ntaho bajya, mbese already famiye yawe yarangije gucikamo. Kuko umuntu ashaka kugira ngo yunguke umuryango, ntabwo umuntu ashaka gusa kugira ngo ajye kubana n'umugore n'umugabo. Ni gakeya biguhira mu rugo ushatsemo famiye itagukunda, ni gake, biranagora. Habaho ukuboko kw'Imana no gusenga cyane, nibyo bintu byinshi bigufasha kugira ute kurwubaka, nyine bituma wumva utubatse wenyine. So rero niba ibyo bintu byose bikubaho ubirimo, nyine niba ibintu byose tuvuze ubona wubatse wenyine, hari ikintu kimwe nshaka kugiraho inama. Inama ya mbere naguha, niba ibyo bihe ubirimo, senga cyane cyane, senga cyane, uyoboze Imana, uyiganirize, uyibaze iby'urugo rwawe, uyibaze nyine inzira uri kujyamo, uyibaze. Icya kabiri kurusha ibindi nanone, gira igihe gihagije cyo kuganira n'umupatina wawe. Niba umupatina wawe ataguha umwanya wo kuganira nawe, muhuzwa no kuryama gusa, no kurera abana, muhuzwa n'uburiri bumwe n'imezi imwe, menya ngo urwubatse wenyine, ariko haracyari amahirwe ko urwo rugo rwabaho. Cyambere no gusenga, ikindi ukagisha inama umutima wawe icyo wakora kugira ngo umupatina wajye ku murongo. Wongere wibuke kera mukiri kumwe mugihuje ukuntu byaga bimeze, ureba ahantu byapfiriye, hanyuma wigarure hehe mu murongo. Ikindi kintu, fata ibihe byo kuganira nawe no kumukumbuza ibihe byiza mu rukundo, umwereke uburyo urugo rwanyu rugomba kuba ari urugo rw'amahoro kuruta urugo rwo guhimana, kuko abantu babanye muri ubwo buryo sorry to say that, ariko nyine muba mubanye muhimana. Nta kintu cyiza mugenzi wawe aba kwifuriza, nawe ntacyo umwifuriza. Hanyuma ni ikindi nanone, niba ufite mama wawe mugisha inama, uba uri umugabo uri kuba muri iyo kondisiyo, uba uri umugore kuba muri iyo kondisiyo, mama w'umuntu niwe muntu natangaho urugero 100% udashobora kukugira inama yo kukuroha, kereka habaye hari indi mico umuziho idasanzwe. Hanyuma rero munyemerere mbashimire ko twabanye muri iki kiganiro. Niba utarakora subscribe nk'ibisanzwe uyikore, ndabinginze mu comment mumbwire ibyo tuvugaho, niba hari impact bizana muri societe, niba hari icyo bitanga, niba hari icyo byadufasha muri ubu buzima, duhe comment. Niki duhindura mu byo tuvuga, niki dukora, niki twongeramo, niki dukuramo, kuko birafasha cyane kandi bituma ndyoherwa nawe ukaryoherwa mu kiganiro turi kugirana. Hanyuma Imana ibarinde, ndabakunda cyane cyane, nanabashimire mbikuye ku mutima ko mutajya muhema kumba hafi. So may God bless you, I love you. Wibuke gukora like, wibuke gutanga comment, wibuke gusharinga ibiganiro byanjye niba nta kintu bigutwaye. Hanyuma rero kamvuge ngo bye bye.